ahubwo uyu munsi hari akantu naguteguriye njyewe se oya niko umukunzi wawe umutunguza undi mukunzi ego oh my god turabasuje tubaye ikaze mwese mukomeje kucyana ibiganiro byacu aho muri hose manderi reka nizere ko meze neza cyane aho muri hose amajyepfo amajyaruguru ibirasirazuba ndetse n'iburengera bwaryo ntabwo twakwibagirwa n'umujyi wa Kigali of course dore ko ari naho duherereye hanyuma rero abantu bari i Burundi abantu bari rwota amasimbi intara ya gatandatu y'u Rwanda ariyo abadiaspora abanyarwanda baba mu mahanga nabo turabasuje cyane hanyuma rero ni Ange nk'ibisanzwe kora subscribe kuri Ange TV show kugira ngo ujye ubona ibiganiro byacu umunsi ku munsi uyu munsi turi ku munsi wo kwa gatatu tariki 14 z'ukwezi kwa kabiri umunsi witiriwe mutagatifu Valentine cyangwa se Valentin uyu munsi rero ni umunsi abantu benshi bari kwizihiza reka mbonero narababwira ngo happy Valentine's Day ku bantu bose bayikunda cyangwa se kubayizereramo bayikunda dore ko hari n'abantu batayikunda batayizereramo uyu munsi rero ni umunsi abakatolike by'umwihariko bizihiza cyane dore ko ari wo munsi bizihiza cyane ko mutagatifu Valentin uyu munsi wundi ni umunsi sinzi impamvu batajya baho agaciro cyane abakatolike baho agaciro ariko si cyane muri rusange abantu baho agaciro mu buryo bwo gukundana ukajya kumva nago ibintu byo kwanga mutagatifu Valentin abakatolike nibo babizi kurusha abandi uyu munsi rero tungura umukunzi wa mutunguza undi mukunzi sibizi rero kanizere ko aho uri wanejeje umukunzi wawe reka nizere yuko aho uri mwagize ibihe bizuri n'umukunzi wawe mwishimye cyangwa se muza kwishima reka nizere ko ariko biri kugenda neza uyu munsi rero ntabatindiye mushobora kwibaza ngo ndi kumwe nandi uyu munsi cameraman aramfasha yerekana umuntu turi kumwe ndi kumwe n'umuntu ni inshuti yanjye ni umusore nje kwerekana umusore dukundana ntabwo dukundana ni inshuti yanjye gusa uyu munsi twifuje gukorana ikiganiro uyu munsi turi kumwe tugiye kuganira ku uyu munsi tugiye kuganira ku bikorwa bimwe na bimwe akora tugiye kuganira ku buzima bwe bwite ntucikwe ndakubwiye ngo kora subscribe kuri channel yacu Ange TV show kugira ngo ujye ubona ibiganiro byacu vive biti ni byiza umeze neza umeze neza ibintu ni bizuri happy Valentine's Day murakoze se vive uyu munsi nawe urawizihiza cyane eyugo ni umunsi wacu ni umunsi wakundanye ufite sherise cyane ibyo turaza kubiganira ugiye gutangira wibwira abantu bakurikira abakunzi abafana abashuti zacu bakurikiye Ange TV show muri aka kanya ninde bari turi kumwe hangana ninde twakiriye yitwa Vivensi ariko bakunda kunyita Easy by Shop okay Vivensi niyo turi kumwe Easy by Shop niwe turi kumwe niyo tugiye kuganira yego amakuru y'iminsi meze neza ibintu ni sawa meze neza hamwe na Easy by Shop Easy by Shop niyo tugeze kuri Easy by Shop ibintu byose birahinduka tutarajya kuri Easy by Shop cyangwa se tutarinjira neza mu kiganiro Vivensi yarameze ate muri no minsi umwaka warangiye gute we kuri ubu ngubu umwaka warangiye neza undi twatangiye nawo umeze neza ibintu ni sawa cyane umwaka wa 2023 wagenze gute kuri wowe mu ncamake 2023 wari umwaka mwiza kubera wari umwaka twabonyemo abakiriya benshi mwarinjije cyane twarinjije ino 24 rero turiteguye yuko uzaba mwiza kurusha cyangwa mwarahombye na mucuruzi n'umujya bemera yuko yinjije Easy by Shop guhomba no nta gahunda mufite ntabwo bishoboka ni nk'iki cyakubayeho ku buryo ushobora kuvuga ati uyu mwaka rero Ange uyu mwaka ntabwo natorera ngo mvuge iki ari ikintu kiba cyaragushimishije cyane kiri stand cyiza cyangwa iki cyari cyo cyose ari ikintu kigusigira like kigusiga udashobora kwibagirwa ikintu kubera yuko nyine cyabaye cyiza cyangwa se cyabaye kibi ikibi cyo ntacyo ahubwo icyiza wenda nakubwira icyiza nuko twabashije kunezeza abakiriya bacu kurusha 2022 ikindi ni nabwo wafunguye cyane nabyo byaradushimishije nibyo byagushimishije Vivensi ku muntu utamuzi yakisobanura gute mu magambo make
Vivensi ni umusore icyo ni kimwe ku bakobwa bashaka abakunzi w'umucuruzi ufite iduka bita izi bayi shopu rikorera Kigali City Tower no kwa Makuza akaba atuye muri Kigali si ibyo ngibyo akaba ari umushabitsi si ibyo ngibyo ni umushabitsi umushabitsi cyangwa umukara si aho ngaho ari singo cyangwa ari oya singo no singo sheri wawe turamusohoje cyane ese kutaramupresenta yitwa Ange yitwa Ange sheri turitiranwa yitwa Ange wow sheri wa Vivensi turagusohoje nubwo utatuza ariko se kutaramupresenta ntabwo ndi inshuti yawe aho uribuka ukuntu twamenyanye uribuka njye nawe ukuntu twamenyanye harya twamenyaniye twamenyaniye ahantu nakoreraga twamenyaniye ahantu nakoreraga ndabyibuka usanga kuri resebusiyo wananyakiriye neza ndabyibuka mbona uri umuntu utuje utavuga none nabonaga ugira isoni sibyo sinakubwiye n'ubu se ubona ko kaba karimo ariko si cyane Vivensi reka mubabwire ni inshuti yanjye ariko nyine ukuntu twamenyanye twari mu kazi nawe aje mu kazi dore ahantu ndamwakira ariko mbona ari umuntu ucecetse kandi ngiye nkunda kwivugira bizi nkunda kwivugira abantu banzi nkunda kwivugira rwose sinzi uyu munwa wanjye ahantu uzajya nawe ubutuje ntabwo njyewe ego mana yanjye abantu banzi ku muntu nzi nyine abona mvuga ku muntu nzi ndisanzura ku muntu utanzi rero nyine ababona ncecetse ariko ndi umusazi ntabwo ntuje pe tuba turamenyanye iyo uvuze ngo umusazi yashatse kuvuga nyine dasara ko warwana ugakubita umuntu yego akaboko kanjye se ubona kakubita abantu koko yego ahubwo ntukazumenya ko kabyara njyewe se ntabwo nitonda njyewe nk'abantu bavuga ko witonda yego se turase nditonda Vive simbizi wambaye kirezi ntamenya ko cyari ngiye ku giti cyanjye mba numva sinzi mba mbona ntitonda nyine ubwo byaterwa no kwitonda bashaka kuvuga uko ari uko sibyo kwitonda ni umukobwa mwiza ucisha make utagira amahane ko nzi ko nyagira Vive ntabwo kuko ubona uko bituma oya wesha imana izana bindi ndafego umuntu ugira amahane ni wa muntu uyenza ku bantu rimwe na rimwe cyangwa akaba yahohotera umuntu cyangwa akaba yavuga ubona ariko wowe uvuga neza utuje kandi ukunda n'abantu njya mbibona muri comment bavuga Ange wacu ujye ubibona baragukunda sinzi niba ariko biba bimeze ariko se Vive ninjye muntu wa mbere ukubwira ko witonda ujacecetse nyine ya bwa mbere hari serivisi baza kutwaka kazi natwe tukabakenera urumva twe dufitanye imikorere aho nakoraga naho Vivensi akora hari imikorere twari dufite urumva byabaga ngombwa yuko njya muri shop yabo izi by shop nkuko yabivuze ariko nyine Vivensi nahagera nkabona disi ni umuntu wicecekeye nta nubwo nabonaga noneho mubaze gashi iyo bavuze ngo umuntu aritonda bishatse kuvuga nyine hari ukuntu umuntu aba acecetse atavuga wamubaza ukumva ari kuvuga nyine yiturije ubusazi bwanjye kantoze ariko urabizi ko ngewe waba ucecetse utabucecetse ndagushotora ndabushotora Vivensi nkabona nahagera noneho mana yanjye Vivensi rwose hanyuma igihe kiragera sibaje kuko nshinjara ndabyiza kandi ibyo bintu wibivuga ariko barayanga ari umuntu wamufuhiye ibyo bisimbuka oya ntabwo nabivuga ibi bisimbuka ibyo hari umuntu wamufuhiye none natekereza ukuntu Vivensi disi ari intama ari no mvuga ati Vivensi menya nani musharagira ibyo bintu bigukekeye navuga ati Vive ubundi se ni ukuri biranagoye kuba ufite sheri no kubeshya hasi kwitonda ntabwo bivuze kutagira sheri ariko abasore ahubwo nibagiwe wose Ange bimeze arahari musuhuze ndagusuje sheri wanjye amazina ye oya amazina si ngombwa amazina si ngombwa ndagusuje mukunzi wanjye ahubwo se ko batazi oya njye ntabwo njya nendeka wamuvuze izina oya si ngombwa amazina okay ariko nabivuze yitwa Ange turamushohoje ubwo nanjye icyo wajya tuzazana mu kiganiro mu majyepfo uyu munsi ijoro wamuteguriye iki byinshi nk'igiki nyine wamuteguriye iki utu gifuti tugera kuri 2
abandi bana kamwe ntago kaba gahagije buriya ubwo se nk'agaki n'ubundi wenda ikiganiro uyu munsi siho gift iza kumugeraho nko mu masaha 8 saa 9 ubu already kagiye Vivenza akorera imbere akambere muhaye nagace ntabwo nabivuga ariko turamurwa ni twiza ariko wagendeye ku kimuhitiramo nzi byakunda waramunetse cyangwa nzi byakunda urumva umuntu tumaranye imyaka 3 ego Félicitations muzadutumira Vivenza kuri aka kanya umunsi wa Saint Valentin kuri uyu munsi tariki 14 z'ukwezi kwa kabiri uba buri mwaka ubwo ni umunsi ngaruka mwaka nukuvuga ngo uyu munsi uba buri mwaka Vivenza ufata gute yatangiye kwizihiza ryari ese banza umbwire wenda ndakubaza ikindi nyuma kwizihiza igihe cyose nabaga mfite sheri ariko nta nubwo nigeze ngira benshi uyu ni uwa kabiri ngize kuva mu buzima bwawe Ange babiri we kubivuze nk'umuntu wagize benshi I'm just asking you ntago nyine ndatangaye nyine babiri uwa mbere twawizihizanyije rimwe uno tugiye kwizihizanya kabiri ubwo urumva ni inshuro eshatu n'ebyiri ahubwo n'eshatu nyine ya gatatu muri kumwe ufata gute uwa mbere twawizihizanyije umwaka umwe uyu turi kumwe umwaka umwe washize n'uyu nguyu ni umunsi mwiza uwufata gute rero ni umunsi bisaba mbere na mbere gutekereza hagati yawe n'umukunzi urugendo mwatangiye aho rugeze icyo ni kimwe icya kabiri akaba ari n'umunsi wo kwicara mukaganira buri kimwe icyo mwibagiye kuganira mukakiganira aho mufitanye utuntu tw'utubazo ubu se wabikemuye Vivi uyu munsi ni uguhanagura wabikemuye se oya tumwe tukiri ariko turaza kubonana nimugoroba nitubonana turakirinda none se araza kura impano yagezeyo ubu mukanya nawe yabazamutse turaza guhura ako utambaza ngo guhura ngo gutya na gutya ako turabona muraza kuza guhura turahura hashize n'igihe hashize igihe tutabonana urumva nk'uyu munsi ugomba kubaho ni iki babwira abantu hari abantu batijya bizihiza uyu munsi wowe ni iki babwira yapu yego impamvu kandi ari umunsi w'abakunzi impamvu nuko wowe nyine wowe wakoze tujeste hari umuntu ashobora kubyuka akandikira hari abantu bakundana nk'abasirikare akumva yuko nyine ibyo bintu sinzi niba nabyita romantique niba nabyita iki ariko hari abantu batajya babikunda ari byo bahisemo akabyuka nk'umunsi usanzwe cyangwa se bakajya kumva baravuze ngo twebwe iminsi yose nyine turakundana Jabo ntabwo njya mbere njyewe ikintu nemera iyo abantu bakundana hazamo n'ibintu bya emosiyo noneho byagera ku uyu munsi emosiyo ziriyongera ubwo ni gute waba ufitiye umuntu emosiyo byagera ku munsi noneho ukomfirimiza emosiyo akazamo kwifata akenshi njya numva ko aba harimo umwe tabirimo neza niko ariko nge mbyumva hanyuma se babona Saint Valentin yegereje bagashwana ubumva hari ubugiramo hari akavideo nabonye ejo bundi umuhungu abaryamye akereka message umukobwa ariko nyine hari nyine undi ari kumucitinga ari kumuca inyuma ariko umuhungu abigiramo hari kugira ngo shere babibone kugira ngo Saint Valentin ijya kugera azagere yarashwanye none ubongere kwiyubaha ninde wabikoze n'umuhungu wabikoze ubwo yashakaga kugira ngo amukwepe hari igihe nk'umuhungu aba afite babiri noneho akabaransi kuri Saint Valentin akarakavuge se nzasohokana uwuhe muri babiri akenshi ahita afata umwanzuro wo gushitinga umwe akisigaranira nawe ubwo ndabihomberamo reka kandi ndanye mvuga ngo uyu munsi ni umunsi w'abakundana tunguza umukunzi wawe umutunguza undi mukunzi wawe niko biba bimeze ako Ange ako kantu no oya niko umukunzi wawe umutunguza undi mukunzi wowe urabyishimiye ntabwo mbyishimiye akantu nagiye mbona abantu bapostinga ku masitati ati uyu munsi ati none se yatangiye kubwira yuko ari busy yatangiye kubwira ko afite akazi kenshi nizere yuko mwebwe batangiye kubabwira yuko bari bizera akazi kabaye kenshi numva icyiza ari ukuvugisha ukuri nimba ukunda umuntu ukamukunda n'ubu utamukunda nabwo ntumukunda hari icyo bitwaye sibyo rata we watendeka oya nta gutendeka ariko biterwa
uri kubivuga mbona umeze nk'umuntu biterwa oya biterwa nyine tu biterwa bishatse kuvuga hari utendeka mu buryo bwe mu buryo bwe bisobanura ariko sibyo njye ntabwo ntendeka sibyo ariko hari ababikora agamije icyo agamije ubu nyine inyungu ye sinzi aho uko aba bigenda uko nyine icyo abagamije ariko hari ababikora bagira inama njye ntabwo mba numva ukunze wakunda umuntu umwe waba utamukunda ukabivamo hanyuma se Vivensi aritegura kurushinga na Ange ryari muzadutumire twe turi famille Ange TV show ni vuba ahubwo se ubu harabura iki ibyangombwa birapanze gutya birapanze uzadutumire aho uzi ko uyu munsi tuza kubiganiraho uzadutumire ibaze yo kunyibagiwe ibaze ngewe unyibagiwe mu bantu watumira cyaba kirimo ahubwo uzamubona ryari se ndishira wawe gusinzi mwapanga nyine mukazambwira wazana muzana kuri Ange TV show bakareba umukazana wacu hano hafi ntabwo kwera zaza niyizira batazamutwara mwino minsi isubize hanje birakaze ubu ngubu umugore n'umugabo basohokanye hari umugabo wabeshya umugore we asohokana umukobwa amubeshya yuko ari umusore hari akavido ka last Valentine's Day kabaye umugabo yasohokanye umugore hanyuma umugore aza kubimenya nyine umugabo yasohokanye umukobwa ariko umugabo yubatse umugore aza kubimenya aza kubona amakuru uzi byamubayeho umugore baramubwiye ahasanga ahantu nyine bari basohokeye yamumenyeho ibintu byose byari bihari bari kunywa bararwana nyine ibaze rero ese uramutse usanze n'urugero uramutse usanze Ange ari kumwe n'undi musore kuri uyu munsi dore ko mutari kumwe wabyitwara mute ko nzi ko nawe bari kumwe nta kiba bari kumwe bisanzwe oya bidasanzwe bari kumwe bidasanzwe bari nk'ahantu bari oya ubyumva ukundi ndavuga bari kumwe bidasanzwe bakundana wenda hari uko bameze ariko ntiyabikora oya bibaye ngombwa yuko bibaye ngombwa icyo gihe birashoboka ariko muravugana nyuma yo kubonana muraganira nyine akakubwira icyabimuteye nta kibazo kinini kirimo oya ntabwo ari kinini kirimo ariko si kinini usaza umukobwa mukundana ari kuguca inyuma se nta kibazo Ange we ndi kukubaza njyewe kibazo wakisubiza ninde bitagiraho ikibazo n'iryari wigeze ugira depression mu buzima bwawe nta rimwe ubu ufite umutima ukomeye cyane depression ni indwara Ange ni indwara nyine umuntu ariko iterwa n'agahinda uburyo Vivensi afunga duka rya akavuga ati ngiye kuryama oya ntabwo bishoboka naba mbabajwe n'iki kigeze aho ngaho umukobwa yakwanditse cyangwa wagize ikibazo birababaza ariko ntabwo wagera uvuga ngo urwaye depression barabikora abantu barwaye amadepression kubera urukundo wowe byakubayeho oya ntabwo biramba ariko hari abantu nzi benshi bagira depression ahubwo se Ange reka nkubaze gato umukunzi wawe muheruka kuvugana ryari uyu munsi twavuganye nijoro kuva mu gitondo kugeza ubu ntabwo twavuganye mu bundi buryo bishatse twavuganye ni iki yakubwiye se kugeza aka kanya ugitekereza mu mutwe ukumva ukavuga ati uyu munsi yambwiye ijambo ryiza buri munsi tuvugana amagambo meza ariko ni iki kimwe ajya kubwira ukumva kikuri mu mutwe ukavuga ati ibintu byose ambwira ni byiza ndabikunda oya kimwe oya wijya kure ibintu byose ambwira kimwe cyonyine wijya kure ibintu byose avuga byose ndabikunda ubifata kimwe ndabikunda ntabwo bifata kimwe wowe ujya kujya unge wijya far ibintu byose ambwira ndabikunda ngaho mubwira akantu kamwe oya arabizi twavuganye si ngombwa kujya kubibwira muri kamera akwitonde yitwa arya wambwiye yitwa bro naba okay twagiye muri business muri career yawe Vivensi watangiye uvuga ngo bakwite Vivensi cyangwa se bakwite Easy by Shop nibyo nkunda ubundi Vivensi warishyize yahoze ntago ndikunda niriri kwiranga muntu ariko izina ry'akazi ni Easy by Shop
Easy by buriya shop. ujye umpamagara Easy by shop Waryama neza. nagura n'akantu buriya. Kuva uyu Easy by shop. Hi. Easy by shop. Ngo waye gift. Okay. Murumva ko nsindiye gift. N'abandi mujye munyita Easy by shop. Umuntu wese ujya muri comment akandika ngo Easy by shop ngo gift barayibona. Vivensi nzandikoresha ku byangombwa. Ku byangombwa wagiye guteta umukobwa mubwiye ngo hi ngo nitwa Easy by shop. Nabyirega buriya aba ari umuntu wa hafi ni nk'icyangombwa we. Hanyuma rero meze gute Easy by shop muri gukora gute for now? Easy by shop nongere mbisubiremo ni iduka rikorera Kigali City Town no kwa Makuza. Ubu ngubu hitwa Yusa Company Limited, ntabwo hakitwa kwa Makuza. Ni company cyangwa ni shop icuruza ibintu bitandukanye nifashishije kano kantu. Hano Easy by shop, social media dukoreraho ni izi Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, no kuri website nabwo batubona aho dukorera ngaha na nimero ya telefone. Ibyo ducuruza ni byinshi, inkweto, imyenda, inkweto z'abagore, imyenda y'abagore, abakobwa, byose ikintu kijyanye n'umwambaro cyose wakibona. Ku bijyanye na discount, ku bantu discount, ku makupure, ku maki. Hari hashize amezi 2 twarashyize ku 10%. Wera mu kwa 12 no mu kwa mbere. Ubu ngubu uyu munsi twashyize kuri 20%. Umuntu wese ushobora kugura imyenda, umuntu wese ushaka gutungura. Twari dufite ikanzu y'ibihumbi 10 n'urugero. Ubwo urahita ukuba wumve ni 20% turakuraho 20. Ubwira bisigaye hagaze 8. Ubu ngubu turi gutanga n'utugift. Umuntu uje wagura utagura urasohoka ufite akantu aka gift. Kaba kabombo nakabara gakino uturabo wowe urafata kushaka. Oh my god, genda umva byiza. Ubwo se umuntu agiye wahagera kuhagera gusa. Ariko hari nabaza nyine akumva gutya ngaje gufata akantu gutyo gusa. Ngebwo naza ngiye kubaza ngo kubona baza. Oya biba byizi yuje byibu aweke niyo waza wenda ukareba iduka ryacu ukareba nibyo dukora ukavuga nzaza ubutaha bitubona gift ugahita wikomereza ukazagaruka. Okay. Si sawa. Aho ni sawa. Ahubwo ndaharara. Ndaza kuza kuharara. Muri kubona se kuri uyu munsi wa Valentin urabona ko bari kugura benshi. Twahereye ejo. Akazi kari kenshi. N'ubu ngubu abakiriya ariko twe ni nibisanzwe. Si wahageze si wabibonye. Oh my god, bagira abakiriya benshi cyane kandi batanga serivisi nziza. Easy. Biba biri down cyane. Hanyuma se ugereranyije ku yindi minsi n'ubu ngubu. Uyu munsi cyangwa se ku mugoroba hashize wabonye hari abakiriya benshi bitewe nuko urabona ari abakobwa bari kugurira impano abahungu cyangwa abahungu nibo bari kugurira impano abakobwa. Rero abenshi ni abasore bari kugurira abakobwa. Ahubwo sinzi impamvu wenda ariko abenshi abasore nibo bagurira abakobwa. Bari kugura ikidukanzu n'udukanzu tw'imituku. Imituku irenda gushira ahubwo bazeba imituku irenda gushira hasigaye mike cyane. Mukorera kwa Makuza gusa cyangwa n'andi ma blanche mufite? Kwa Makuza ni 2 na City Tower turenda gufungura n'ahandi hamwe. Uyu mwaka uragera amaduka ari 3 ku bantu bashaka akazi se. Akazi twe rero dukorana n'abantu bazana b'invest. Ntabwo dukorana n'abantu wenda bashaka akazi. Oya. Ariko ushobora kuza ufite nk'ibihumbi 200 tukakubwira uburyo ushobora gukorana natwe. Mugira inama abantu ku buryo cyane. Arahandi wabona ibihumbi 200 ukajya muri shop ugakora. Biragoye. Hanyuma rero Vivensi wenda tutaraturenga aho kuri kujyanye na shop ye cyangwa se kuri company ye. Nimero ziriho hano ndetse yanababwiye uburyo ushobora kuba wabona nimero ziwe ndetse no kubandikira ashobora kujya kuri Facebook, kuri Instagram, TikTok ndetse na YouTube channel yabo barayifite. YouTube channel yitwa Easy by Shop. TV Easy by Shop TV. Byanditseho tayari. Mugende mu ba stalking, mugende mu ba kunde, mugende mu bakore subscribe muri ibikorwa byabo. Ngiye nk'umuntu hazi nk'umuntu reba statiza Vivensi agira amakanzu meza.
acuruza ibintu byiza, acuruza inkweto nziza, ikintu cyose wifuza, tungura umukunzi wawe umutunguza agakanzu, tunguza umukunzi wawe umutunguza utuntu, nyamuneka mwitonde, nyamuneka mu kanya ndaza kubona amasitati y'abantu ngo barwanye, ngo abantu bagize gute, hahiye, babyirinde. Hari n'akandi kanabonye ngo ubu mu kwa kabiri hageze, ngo ubu mu kwa 11 ngo abantu bazaba bitegura kubyara. Urakabonye? Kwanje abantu bavuga ibyo. Ako umuntu uvuga gutyo. Warakabonye? Ese kubera ikibazo babivuga ko biri kose nta nduri ivugira hanze. Ubusa. Buriya mu rukundo habamo ibintu byinshi, urabizi. Ariko nta wakwishimira yuko habaho icyo kintu abantu batagipanze. Nta n'uwabatega iminsi. Nabonye abantu bari gutega abandi iminsi. Sinzi inyungu umuntu atega undi umunsi, inyungu abashakamo ni iyi. Simbizi, ahubwo nawe wambwira. Ubona biterwa n'iki kubera ko bavuga ngo uyu munsi ngo mwitegure, ngo mwabakobwa mwe ngo iki ngo mu kwa 10. Nabonye hari n'abasimbuka ino tariki kuri kalendari bagashyiramo utuntu. Niko ubona biterwa n'iki? Biterwa, harimo abantu bakundaniraga batari seriyanje. Umuntu akaza agakunda undi, umwe afite gahunda undi nta gahunda. Umwe iyo afite gahunda akenshi agira ingaruka itari nziza kuri wa wundi niko bikunda kugenda. Ariko nta wakwishimira yuko habaho ibintu bibi inyuma y'uyu munsi. Twatanze n'imiho zawe, hagize nk'umukobwa ukwandikira ashaka ko mujya mu rukundo, ari ukuntu hano ko tujya dutanga love connection. Kanimero ahubwo 078 Please be careful, this guy maybe not serious. Iyo ni y'akazi, nimero y'akazi. Ashobora kukwandikira ku kazi akakubona ku yindi isanzwe, iri personal. Umukiriya, banyandikira ari bese umukiriya. Ari umukiriya. Ariko abakobwa ngo numvise ngo urabagabanyiriza cyane kurusha abahungu. Nibyo? Kazamo Ange. Kajya kaburerega. Bikajya kabura. Urumva? Buriya urumva ducuruza iby'abakobwa cyane. 90% ni iby'abakobwa. Buriya abakobwa baba bashaka makeya. Si ubizi ko ukuma utugifti, ahubwo uyu munsi hari akantu naguteguriye. Umuntu w'inshuti yanjye. Ego. Nk'umuntu ujya umpa abakiriya. Njyewe se. Uyu munsi ndaguha gift. Kente turajya kuri shop ukame cyangwa? Oya ndakaguhera. Ibyanjye ngiye ntago njya kure gutyo. Yego kumana. Ndakaguhera hano nakitwaje ndakagura. Kama ahubwo se. Ego. Oh my god. We barantunguye ku munsi wa Valentin Ange. Oh my god. Nizeye ko ramwe bya. Oh, are you serious? Jesus. Ngiye gukuramo. Nkuremo. Bereka abantu bereke. Jesus. Umva ndagakuramo pe. Ndebe. Oh my god. Ni product ducuruza. Jesus. Ngakabonye nagakanzu cyane agasarwete. Nagakanzu. Jesus. Umareka ndetse kugakuramo mwuka byaramwe. Sinzi ariko oh my god. Birandenze. Nose vive. Oh my god, wabitekereje gute? Nakubwiye turi gutanga amagift. Ntago ari wewe gusa utagira ngo ni wewe. Kumarenze karije n'abandi turi gutanga gift. Uyu munsi dufite abantu 15 20 bo guha gift. 20. Nawe uri muri abo 20. Bampisemo. Twafasha abakiriya b'imena 10, dufata n'inshuti za Easy Buy Shop 10. Umubare ni 20. Wow. Wabonye akantu ka Valentin nawe ra? Umva, Easy Buy Shop iri mu kazi. Nundere wese waza. Nabo 20 bashobora kurenga bitewe. N'uburyo umuntu aza ukabona afite inyote yo Easy Buy Shop tugurisha make. Ko numva inzera. Ubu ndagashyira hasi se. Ahubwo biracyaza Ange, ntago ari gusa. Ubu nanjye ndi mu bantu bahiswemo uyu munsi. Kubera iki se mwampisemo vive? Uri inshuti ya Easy Buy Shop. Kuba byonyine uri muri groupe. Nubwo abantu bari muri groupe bose tutabahaye, twagiye duselectinga. Kuki mwaselect ndashaka kumenya kubera iki nanjye naje mu bantu ba selectings. Ange ufite uruhare runini Easy Buy Shop. Tugiye kumara amezi 8 dukorana. Nawe ugomba kuzamo. Urakoze cyane. Nizeye ko shira bataza gufuha rwose. Ariko nge Valentin gift nayibonye. Nge nayibonye Imana.
bibe thank you urakoze cyane kunzirikana mwakoze cyane nka Easy by Shop kunzirikana iby'agaciro gakomeye cyane none mwahisemo nari nkeneye kanzu itukura pe sinzi wabibwiwe n'iki kariyo nashakaga look nzakambara umunsi nze kuri kamera ngo yuko nzaba meze neza agakanzu wabitekereje gute kugira ngo ume ikanzu itukura kandi Ange turaziranye ukunda utuntu dukeye mu maso kandi umutuku n'umweru narebye hagati y'umutuku n'umweru ndavuga reka nguherede okay yewe mva bibe ndumva emotion zifashe pe urakoze cyane guys mugende mu bateze imbere Easy by Shop bagira utuntu twiza cyane ikimenyimenyi ikanzu bampaye nzayambara nze nkora ikiganiro muri bagira utuntu twiza cyane abantu bose ku bagabo abagore abakobwa abantu bose bagira ibintu byose mu giriro byabo tugara ku musozo w'ikiganiro cyacu ko nyewe ndumva nazi ko rumbaye niki wabwira abantu abakunzi bawe abafana banyu abakiriya banyu muri rusange niki wabwira dusoza ikiganiro mbere turabakunda dukunda abakiriya bacu niyo mpamvu duhora tubashakira udushya tubaha gift ikindi kuva mu kwa gatatu tugiye tujya kuri tere duha impano abantu tukubaza ikibazo usubiza akantu gato tukubaza akantu gato usubiza duhita tuguha gift bizatanya mu kwa gatatu be ready guys be ready ako kantu ndumva umuntu wese buri munsi umuntu wese afite amahirwe umuntu wese every day muzatangira hehe muri Kigali gusa ntago muzajya wenda hanze kuko abantu badukurikirana uyu mwaka ni muri Kigali wenda tuzagura nyuma ariko uyu mwaka ni muri Kigali umuntu wese mubaza ikibazo atenda umuhereza umuntu wese aba afite amahirwe angana abantu bose bafite amahirwe angana nk'ubu bandikaho dukorera cyangwa bafate mu mutwe mu byo tuzabaza naho dukorera nimero ya telefone ibyo duforowinga n'ubu agira umuntu forowinga ahite anyandikira kuri WhatsApp kuri iyi nimero iyi mukorera umunsi agukorera umunsi nawe se urashaka ko bivenza ku blessinga ku munsi w'abakundanye ngiye yambresinze with this gift oh my god I can't wait kuyambara kugira ngo nzaza mbibereke cyane guys munyemerere rero nsoza ikiganiro cy'uyu munsi reka nizere yuko se Valentin iza kukuryohera cyangwa se nabari kuryoherwa nizere yuko muri kwinjoyinga neza cyane be careful nkuko bababwiye ibintu byose ni sawa cyane Vincent reka tugushimire wowe wabanye natwe reka twizere yuko uzagaruka ukatubwira cyangwa se ukanagaruka iyo gahunda igiye gutangira Ange TV show urakoze cyane hanyuma rero guys munyemerere mbashimire namwe mwese mwasoje mwatangiye ikiganiro ndetse mwamugejeje ku musozo w'ikiganiro cyacu hanyuma rero guys Ange TV show irabakunda cyane by'umwihariko Ange nk'ibisanzwe turabakunda cyane irabifuriza ndetse n'umunsi mwiza w'abakundanye mugira ibihe byiza ciao